twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugeze ahangaha ku neza Nyagasani, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe, tariki 27 Kamena 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Muri aka kanya tujye kuzirikana ku ivanjiri iza kudufasha kwakira umukiro wa Nyagasani, bityo twongerera ukwemera muri Nyagasani. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 8 umurongo wa 5 kugeza kwa 17. Yesu abaye akinjira muri Kafarnaumu, umutegeko w'abasirikare aramwegera, aramwinginga avuga ati: Nyagasani, umugaragu wanjye aryamye mu nzu iwanjye, ni kimwe kitinyagambura kandi arababaye cyane. Yesu aramubwira ati: ndaje mukize. Umutegeko aravuga ati: Nyagasani, sinkwiye ko wakwinjira mu nzu yanjye, ariko uvuge ijambo rimwe gusa maze umugaragu wanjye akire. Nubwo nanjye ndi umuntu utegekwa, mfite abasirikare, nabwira umwe nti genda, akagenda, undi nti ngwino, akaza, n'umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Yesu abyumvise aratangara, maze abwira abamukurikiye ati: ndababwira ukuri, muri Isiraheli nta muntu nigeze nsanga no kwemera nk'uku. Ndabibabwiye, benshi bazava aho izuba rituruka n'aho rirengera, bazasangire na Aburahamu na Isaki na Yakobo mu ngoma y'ijuru, naho abana b'ingoma bazatabwa hanze mu mwijima, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo. Hanyuma Yesu abwira umutegeko w'abasirikare ati: genda, uko wemeye aba ariko ugirirwa. Nuko wa mugaragu akira ako kanya. Yesu ngo agere kwa Petero, asanga nyirabukwe aryamye yahinduwe. Amukoze ku kiganza, ubuganga bumwamukamo, arabyuka, aramuzimanira. Bugorobye bamuzanira abahanzweho na roho mbi nyinshi, nuko azirukana azikabukira, maze akiza abarwayi bose, kugira ngo huzuzwe ibyo umuhanuzi Izayi yavuze ati: yatwunamuye mu ntege nke zacu, yigerekaho n'indwara zacu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Akanya tujye kuzirikana ku ngingo yitwa agaciro k'ijambo. Bajya bavuga ngo ijambo ryiza ni murumuna w'Imana, nawe ukomeze wuzuze, ribaye riribi byaba ari mukuru wande, bishatse kuvuga mukuru wa Sekibi. Ijambo ryiza ni murumuna w'Imana. Iyo uvuga neza byerekeza nanone ku ngiro nziza, ariko ntibikunze kubaho. Akenshi usanga dufite akarimi karekare gasize umunyu, ariko ibikorwa ni ntabyo. Uyu munsi turaza kuzirikana ko ijambo ry'Imana ringana nanone ibikorwa by'Imana, kuko ku Mana imvugo ariyo ngiro. Turazirikana ibintu bitatu mu kuzirikana ku gaciro k'ijambo, bityo nawe uraza gusoza ubonye niba utari umubeshyi. Umubeshyi ni wundi uvuga ariko ibyo avuze ntibibe. Akenshi bana bitaga muri Bibiliya abahanura b'inyoma, babandi bavuga ibyo bavuze ntibizabe, bakavuga ibinyoma, bagahanura ibinyoma, cyangwa bakabeshya kugira ngo birongere umugati. Reka rero twese tuzirikane ku bintu bitatu biza kudufasha kumva agaciro k'ijambo tuba twasohoye, kugira ngo ribe ari ijambo rikiza abandi, kugira ngo ribe ari ijambo ry'agakiza, ijambo ry'umukiro, ijambo ritanga ubuzima. Icya mbere tujye kuzirikanaho, tujye kuzirikana ku ijambo rya nyiraryo. Hari imvugo igira iti: wakwicarira umutogoto w'inkono, wakwicarira ijambo rya nyiraryo. Nyiraryo rero, nyiri ijambo ninde? Ni Yesu. Twebwe tumeze nk'abana baba baje gusaba nk'ibiryo. Hari abantu kera b'abarobyi babyitaga gutoza. Gutoza ku bashyana bishatse kuvuga abana baje gusaba ibiryo kuri abo barobyi, baba bashatse kugira ngo birire. Natwe rero tumeze nyine nk'abo bana baba baje kugira ngo basabirize, ariko tuba twizeye ijambo ryuza kuduha. Ikindi kandi tumeze nka nyir'ubukwe ubwira abatumirwa batangiye kwiheba ko batari buze guhaga, ko batari buze kubona ibahagije muri ubwo bukwe, nuko akababwira ati, kandi akababwira bahumuriza ati: ibintu birahari, ikibazo n'umururumba, mwirinde rero umururumba, bityo muze kuronka. Nuko abantu batumirwa bagakomeza kugira icyizere.
Rero natwe twizere ijambo rya Yezu kuko imvugo ya Yezu ariyo ngiro ye. Icya kabiri tujye kuzirikana ni ukwemera ko umutegeka w'abasirikare. Twazirikanye uburyo Yezu muri Ivanjiri yajya atambuka akora ibitangaza byinshi, akijije umwana w'uyu mutegeka w'abasirikare, ndetse akije na nyirabukwe wa Petero, ndetse n'abandi barwayi benshi yagiye akiza, kuko ijambo rya Yezu ari umukiro, ijambo rya Yezu ntago akiza. Ariko tujye kwibanda cyane kuri uyu musirikare w'umunyaroma. Ubundi nshatse kuvuga ko ari umupagani ntabwo naho mbeshye, kuko abanyaroma nta kindi cyari cyabashishikaje usibye kurwana ndetse no gukandamiza Abayisiraheli. Ariko dutangazwe n'uyu muromani, uwo musirikare noneho by'umwihariko afashe ijambo. Iri jambo rye riraza gukiza benshi, ijambo ryuzuye ukwemera. Uku kwemera kwe niko tujye gutindaho kugira ngo natwe kuze guturangira niba ukwacu natwe gufashe neza, ushobora kwakira ijambo rya Nyagasani uko bikwiye. Ubwo tujye kuzirikana ku gaciro cy'ijambo, ijambo ry'umukiza. Uyu mutegeka w'abasirikare tuzirikana uburyo yumvise Yezu, aramuzi, azi ko Yezu akiza, azi ko Yezu avuga bikaba, ntakeneye ibimenyetso byinshi bihambaye by'agatangaza, kuko Yezu ubwe ni ikimenyetso, ijambo rye ni ikimenyetso, icyo avuze cyose kiraba. Umusirikare aradutangaje ku buryo natwe twamufatiraho urugero. Ibintu byose tuvuga ese bishobora gukiza abandi? Kiliziya dutangazwa n'uburyo yahaye agaciro iri jambo ry'uyu musirikare. Turiyibutsa uburyo duhabwa Yezu mu Karisiya. Mbere yo guhabwa Yezu mu Karisiya, iri jambo niyo tuvuga: Nyagasani, sinkwiriye kwa kwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuge ijambo rimwe gusa mbone gukira. Amen. Iri jambo turivana nyine kuri umusirikare we utarashidikanye ngo agire gushidikanya ku ijambo rya Yezu, nuko akavuga yeruye ko Yezu agiye kuza iwe, ariko ko nazi we bitari ngombwa rwose kuza ngo agire igikorwa, ahubwo n'ijambo rye riraza guhita rikurikirwa n'igikorwa. Iri jambo ryo n'umusirikare birerekeza kuri misa Ivanjiri, aho tuzirikana ko misa igizwe n'ibice bibiri: kuzirikana ku ijambo ry'Imana ndetse no gutura igitambo cy'Ukarisiya. Mbese ni ijambo n'igikorwa. Ibyo byombi iyo umukristo yabizirikanye uko bikwiye biramukiza. Cyane ariko tukibanda kuri icyo gice cya mbere, igice cy'ijambo ry'Imana. Abenshi dukunze no kutaryumva uko bikwiye, cyangwa tukaryumva rikinjira mu butwi kumwe rigasohokera mu kundi, nyamara naryo Yezu arakirizamo. Buri gice cya misa Yezu yongera gukiza, kuko buri misa Yezu yongera gukiza. Aho rero kuri iryo jambo aba ariho tujya twibanda cyane, tuzirikana ko Yezu arimo adukiza. Abantu benshi bari kumva ijambo ry'Imana baba barangaye, cyangwa benshi bari ku matelefone birebera n'andi makuru menshi cyane. Bamwe tukaryumva nk'abari gusoma ikinyamakuru, ndetse n'abandi turangaye bitewe n'uri dusomera, bitewe cyangwa n'uburyo turyumva. Ni mucyo tuze kugaruka ku ijambo ry'Imana, tuzirikana ko ijambo ry'Imana ari umukiro. Nyagasani, sinkwiye kwa kwinjira mu nzu yanjye, ariko uvuge ijambo rimwe gusa umugaragu wanjye arakira. Amen. Nguko kwemera k'uyu musirikare nanjye nawe dusaba, kugira ngo igihe duhabwa Yezu muri rya sengesho kongere twibutse ko Yezu adukunda kandi yifuza kudukiza. Yezu, nanjye winjira iwanjye ukoresheje ijambo ryawe, uvuge ijambo rimwe gusa nanjye ndahita nkira. Ingingo ya gatatu ni ukuzirikana natwe ku magambo tubwira Yezu. Umuhigo. Ngo umunsi umwe mu gihugu cya kure, umugore wari warabuze urubyaro, ariko agahora asenga. Yari umukristo w'indani, nuko agahora imbere ya Yezu amutakambira. Igihe kiza kugera rero akora isezerano ya Yezu ati: Nyagasani, umbabariye ukampa umwana, nazaza kubigushimira. Uwo mwana nazamugutura ubuzima bwe bwose, azakwihe, kubera ko n'ubundi rero wamumpaye. Nuko wa mugore arataha. Igihe kigeze, Nyagasani aramugoboka, koko aza kumuha urubyaro. Nuko agiye kubyara, abyara impanga, abakobwa babiri. Wa mubyeyi areba hino areba hirya, maze aratekereza ati: Yezu, nawe urabizi ko impanga zikunda kugendana, abana ntibazasiganwa. Niyo mpamvu rero nturarikire aba bana, nyaboneka ubareke bakurane, ku rundi rubyaro nzaba nguha undi mwana ngushumbushe. Byumvikane Yezu nyine yarabyakiriye. Wa mugore akomeza ubuzima. Igihe cyaje kuyarongera arasama, nanone aratwita. Bigeze igihe arabyara.
agiye kubyara nanone abyara abana babiri nanone b'impanga b'abakobwa. Ati Yezu ko naragusabye ko havuka umwana umwe, none bavutse ari babiri nanone b'impanga. Yezu nanone nturarikire, niwongera kumpura urundi rubyaro noneho nzaguharira. Nuko wa mugore bikomeza bityo, igihe kigeze nanone yongera gusama. Agiye kubyara abyara umwana umwe, noneho umwana w'umuhungu. Nuko aravuga ati Yezu nturarikire, urabizi ko abakobwa bamaze kuba benshi aha muri uru rugo, none akagahungu kamwe koko niko naguha? Yezu nturarikire. Ndifuza gukubaza ngo bizarangira bite nyuma y'uko uyu mugore akomeje kubyara, nyuma y'uko umugore atari guhigura umuhigo yahigiye Nyagasani? Ati Yezu yongere yibutse Yezu, narabuze urubyaro ariko umbabariye ukampa umwana azamugutura. Nuko byarangiye umugore ituro yari yarasezeranye Nyagasani atarimuhaye. Kubera iki? Bishoboke ko ari umunyabugugu, bishoboke nyine ko ari umubeshyi, kudakomera ku isezerano rya Nyagasani. Buri gihe ati inzagihe, nzoreba, nzabikora. Ibintu byacu byose bigahora mu nzagihe, nta na rimwe urashyira mu ndagihe. Buri gihe Imana ibintu byayo ntabwo ari inzagihe, ni indagihe. Ndakora kino, aravuga rimwe bigahita bikunda. Naho twebwe abantu ati nzoba mbikora, nzabijyamo, ubu ntegereje, ukaba watinda. Uko gutinda rero bizatuma wohoka kwa Sekibi n'ibyo wasezeranye n'Imana byose, utangire ubyihunza, utangire ubeshya Imana. Dusabe nemo gutabeshya Imana. Tujye gusoreza ku bintu bitatu nawe biza kugukebura amagambo ujye uvuga. Ese uri seriye, ubufashe, ubukomeje koko? Ko Imana ivuga rimwe bigahita biba, nawe niko byagenda. Icya mbere, reka tuzirikane gato ku ibukiro rya mbere mu mibukiro y'urumuri, Yezu abatizwa muri Yorodani. Dusabe inema yo gukomera ku masezerano batisimu. Amen. Gukomera ku isezerano. Hari icyo wasezeranye n'Imana? Ese uracyakomeye cyangwa wabaye umuhemu? Hari ibyo wavuganye n'Imana? Ese wasanga warivuguruje? Nk'uyu mugore wivuguruza igihe abonye umwana ati Yezu ntukoreho, naho ubutaha kuri iyo ngingo nzakumva ejo. Amasezerano. Dusabe inema yo guhigura imihigo yose twahigiye Nyagasani, twagiye duhiga. Cyagiye twari tugeze ahakomeye, tugeze mu byago, tugeze mu gahinda, tugeze ahakomeye, turwaye, dushavuye. Ati Nyagasani nugiza nzaza kugushimira, Nyagasani nugiza nzagukorera kino. Buri gihe ibintu byacu ati Yezu yagukirije, ariko wowe harabura ya nyiturano. Yezu nakunda inyiturano. Birashoboka ko utaramushimira, birashoboka ko utarahigura umuhigo wahize. None gucyo wabaye umuhemu koko? Dusabe inema kudahemuka, dukomere kuri iryo sezerano twagiranye Nyagasani. Burya umuntu wese uhemuka ntabwo ajya yishima. Urahirwa niba uri ndahemuka, ibyishimo byawe n'ibisendere. Icya kabiri tujye kuzirikana ni impamvu tuzajya dukira cyangwa dukize, nta kindi ni ibinyoma. Burya iyo ubeshya ibyo uvuganye ntibibe bifashe. Baranavuga ngo urabeshya ukabeshya bikazagera igihe ari uri kwibeshya. Ngo kuko natwe akenshi tutajya dukiza abandi, ijambo ryacu ridakiza abandi. Kubera iki? Ni ukubeshya, ni ugusebanya, ni ukuvuga nabi, ni ukuvuguruza ibyo twagiye twivugira, tukavuga ibidakwiye, amagambo mabi, ibishenzi, amagambo y'urukozasoni. Ibi byose rero nta na rimwe bishobora gukiza abandi. Hari nanone imvugo igira iti kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe ikabibanziriza byose. Amen. Icya gatatu tujye gusorezaho ni ukuzirikana uburyo Imana ihari, la présence de Dieu, uburyo Imana ibana natwe. Burya iyo tuvuga tubeshya ni uko tuba twarangije gukura Imana muri iyo sirifasi, aho hantu Imana tuba twayimuye. Iyo tuzirikanye ko Imana ihari, ntabwo dukora neza, tukaba twavuga neza, tugatanga za promesse zazindi zishobora kuzuzwa. Kuko Imana yo nta na rimwe ishobora kuduhemukira, twebwe nitwe duhemuka. Nuko rero buri munsi ujye uvuga uti, buri cyumba ugiyemo, ahantu hose uri ujye uvuga uti Imana irahari. Hanyuma se niba Imana ihari hakurikiye iki? Ubwo ijuru rigiye mu cyaho ngaho nyine uri kumwe n'Imana. Kandi uzirikane ko Imana ishobora byose, nta cyayinaniye. N'ibyo ngibyo uri kwibwira ko bidashoboka nabyo irabikora, irabizi. Nuko rero buri gihe cyose ujye wumva ko Imana ihari, si ngombwa kwibonesha amaso y'umubiri, ahubwo amaso y'umutima. Kwemera, ukemera ko Imana iri aho hantu. Si ngombwa ibimenyetso bihambaye,
mbese nk'uriya musirikare nawe utarashatse ibimenyetso bihambaye ahubwo kumva ko ijambo ry'Imana ubwaryo rihagije, uracyabumbura biriya ryari kugira ngo uve ijambo ry'Imana, ahubwo ugakoresha nyine amaso y'ukwemera kureba Imana, kumva ko Imana ihari. Nawe aho uri uvuga uti Imana iri kumwe nanjye. Niba hari umuntu urwaje, umugaragu wawe, niba hari umuntu uri mu gahinda, niba ufite amakuba, uri mu kaga, uri mu bibazo, ibyishimo, amagorwa, amahoro, n'ibyo bihe byose ujye uvuga uti uko biri kose Imana irahari. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.